Ndanezerewe kandi n'igiciro cyinshi cyane kuba nongeye kubana namwe muri iri teraniro nyuma y'igihe kitari gitoya, ariko isaha y'Imana iyo igeze, igihe cyayo kigeze yongera guhuza abantu kandi kubw'umugambi wayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndatekereza ko benshi turaziranye hano ni mu rugo, nahabaye igihe kinini kandi nongeye kwishimira kubana namwe. Abaririmbyi barakoze cyane, baririmbye indirimbo nziza cyane kandi ifitanye isano n'amagambo tugiye kwiga. Mureke dufatanye twongere turirimbe refure yayo. Dufatanye twagiye. Bakebukira rimwe bose kubareba, aribo mbaraga ikomeye cyane, niyo yahawe kwiriye muri iki gihe, kuzaze gushikama muri iyo sita. Haleluya. Barimo bavuga ku byiringiro n'intsinzi y'abantu bazanesha, bavuga yuko nitugera mu ijuru twese abamarayika nabo ubwabo bizabatangaza ngo bazakebukira rimwe kugira ngo baturebe. Haleluya. Kubera yuko ngo bazakebukira rimwe kugira ngo baturebe, kubera yuko tuzaba twambaye imbaraga imeze gute? Ikomeye cyane. Kuri refure yindi bavuze amagambo akomeye, bavuga ngo iki? Ngo tumese ibishura byacu mu maraso yande. Haleluya. Ngo kubera yuko igihe cyo kugaruka k'umwami wacu gisohoye. Rero amagambo tugiye kwigana n'ubundi afitanye isano n'indirimbo baririmbye. Tugiye kwigana amagambo atari burambirane, amagambo meza Imana yaturinganije kuri uyu munsi, avuga ngo icyo Uwiteka agushakaho. Buri gihe nkunda kuvuga isomo ryo mu mubwiriza igice cyaho cya 12 guhera ku murongo wa 12, amagambo avuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, ubaha Imana kandi ukurikiza amategeko yayo, kuko aricyo gikwiriye abantu bangana bate? Umuntu wese, ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose, ari cyiza cyangwa se ikibi. Rero amagambo Imana yaturinganirije byinshi twarabyumvise, ariko Imana yashimye yuko uyu munsi twongera gusubiramo aya magambo kugira ngo yongere ashimangirwe, yandike ku nkingi z'imitima yacu, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubwo turi kwiga iki cyigisho kivuga ngo icyo Uwiteka agushakaho, turibuka indirimbo twatangije y'I164 ivuga ngo iki? Iyo nicaye imbere ya Yesu. Umwanditsi w'indirimbo yavuze amagambo meza cyane, ari nayo mpamvu mvuga ngo nishimiye kubana namwe kandi abantu baje hano Imana ibaha umugisha, kubera ko kwicara imbere ya Yesu ni umugisha ukomeye cyane. Igihe Mariya yari ari kumwe na Marita, Yesu yabasuye, ngo Marita yarashyashyanye akora ibishoboka byose kugira ngo ategure amafunguro, ariko Mariya yahisemo kuba ku birenge bya Yesu. Aribwo Marita yaza akabwira Yesu ngo ese ntago Mariya akwiye kuza ngo amfashe? Yesu yaramusubije ngo uyu nguyu we yahisemo umugabane tuzagira gute? Atazapfa. Namwe mu gihe ab'isi bari mu by'isi, mu gihe abandi bari mu byabo, mwebwe mwahisemo umugabane mutazapfa, ariho kuba imbere ya Yesu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi cyiza ngo nuko nta muntu waje imbere ya Yesu amushaka ngo amusezerere amaramasa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yaranditse aravuga ngo nicaye imbere ya Yesu mpabonera ihumure. Haleluya. Muri iyi si huzuye ibiteye ubwoba byinshi, muri iyi si abantu bose benshi babuze ibyiringiro, ariko imbere ya Yesu tuhabonera ihumure, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri iyi si idatanga icyizere, imbere ya Yesu tuhabonera ihumure, kuko yaravuze ngo mbasize ngo mu isi murababara ariko muhumure nanesheje isi. Kandi aravuga ngo mbahaye amahoro, ngo nyamara amahoro ntanga ntabwo ari nk'ay'ab'isi bagira gute? Batanga. Hari umupasiteri nakundaga cyane uherutse gusinzira w'umwadeperi witwa Pastor Theogene, niwe bavuga ngo amahoro Yesu aha abantu ngo niyo atuma umuntu asonga akawunga aririmba. Haleluya. Niyo atuma dukomera tukagira ibyiringiro no mu gihe ibigaragarira amaso bitwiringiza byashize, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo ni ahantu h'igikundiro icyama nk'ahibera. Dawidi we yaravuze ngo kwa mu nzu y'Imana, kwibera mu bikari byawe Mana ni iby'agaciro kurusha kuba ahandi iminsi igihumbi. Yaravuze ngo iyo nicaye imbere ye nimenya aho ubugoryi.
muri Yesu Kristo niho dushobora kumenyera ububi bwacu. Muri Yesu Kristo niho iyo tumuhanzeho amaso tubasha kumenya ububi bwacu n'ubugoryi bwacu. Ariko hari umuvandimwe wahoze umbwira ngo iyo turushijeho kwegera Kristo dushobora gukomeza kwimenyaho ububi bwacu. Ariko uko turushaho kujya kure ya Kristo ngo niko turushaho kubona yuko turi abakiranutsi. Ariko hano yaranditse aravuga ngo iyo nicaye imbere nimenyaho ubugoryi, kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka. Haleluya. Indirimbo ya 29 niyo ivuga ngo numwitegereza uzagira gute? Uzasa nawe. Kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutaye. Nta mahirwe wagira mu buzima aruta kuba waje mu nzu y'Imana, aho tubonera ibyiringiro, aho tubonera umugisha. Yaravuze ngo niho nsiga ibimbabaza nkumva nduhutse rwose. Haleluya. Ariko abantu benshi muri iki gihe baza mu nzu y'Imana bafite imitima ibatsika imitwaro ibatsika umutima, ariko bagataha uko baje. Nyamara twebwe dufite ibyiringiro yuko dukwiye gushyira imitwaro yacu ituremereye ku biganza bya Yesu. Haleluya. Yaravuze ngo iyo nicaye imbere ye nkunda kumuganyira. Haleluya. Dusabana nawe kuko buri kibazo cyose duhura nacyo yabaye nawe yahuye nacyo. Buri wa ryose rishobora kuduhanda nawe byaramuhanze. Niyo mpamvu tumuganyira kandi akadutega amatwi. Ngo Yesu akwitaho nkaho ari wowe wenyine uri ku isi. Ngiyo nicaye imbere ye nkunda kumuganyira, nawe ababarana nanjye maze akampumuriza izina ry'Imana aragucyubahira. Ababarana natwe kandi akishimana natwe. Yaravuze ngo Yesu mu mugisha wawe dore ndategereje. Haleluya. Yaba buri muntu wese yarasabye umugisha. Hari umuvandimwe twahoze tuganira rwose, ababyeyi badufashe nongere kubivuga, abana n'umugisha, ariko Satani akunda gukoresha ibigerageza binyujije mu bana kugira ngo bere inkomyi aya masaha yo gusenga. Reka rero buri wese abigire ibye kugira ngo uyu mugisha Imana yaturinganije tugereho. Hari umuvandimwe twarimo tuganira muri iyi minsi, ndimo mubwira amagambo uriya mugabo Baramu yavuze amaze kuva mu bwoko bw'Imana, aho kugira ngo bubone imivumo ahubwo Imana ikaba umugisha. Mvuga ngo Baramu yaravuze ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa. Haleluya. Yamaye inyunganizi nziza aravuga ati Baramu nubwo yavuze gutyo ariko ntago yasabye neza, ahubwo yari akwiye kuvuga ati icyama nkazapfa ndi umukiranutsi. Haleluya. Hano rero baravuze ngo nababara nanjye maze akampumuriza ngo Yesu mpumugisha wawe. Haleluya. Ngo dore ndategereje ngo ndebane imbabazi zawe ngo umenye kunyitayeho mu mutima wawe Yesu nyiza nkubonerere. Haleluya. Ngo bigaragarira abandi yuko mporana nawe. Iyo ubaye ku birenge bya Yesu, iyo ubanye na Yesu, n'abantu barabibona bakabona ko uri kumwe nawe. Uko Mose igihe yajyaga ku musozi akamarana igihe n'Imana, yamanukaga arabagirana n'ubwiza bwayo. Yaba iri sengesho natwe ryari ribaye ryacu, yaba icyo Uwiteka dushakaho kuri uyu munsi cyari kibaye impamo, umugambi w'Imana ugasohorera kuri kugira ngo tuzabone ubugingo. Mureke dusenge. Data ukiranuka kudukunda, turagushimira habwa icyubahiro. Shimira urukundo rwawe neza yawe dahemu kutugaragariza uko bukeye nuko bwije. Bana natwe tugire neza kandi tubere ibyiringiro. Mwuka wera yuzura imitima yacu, bityo dukore tube abo wifuza ko tubaho, bityo bw'impanda y'imperuka igiye kuvuga izagusanganire. Kize mu biganza by'umwihariko abagize itorero ry'Igahanda. Ni itorero ritoya kandi rikikijwe n'ibicantege byinshi, ariko bahisemo umugabane batazakwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubahe umugisha wawe, ubahe ubugingo, kandi ubahe kuba itara rimurikira ababazengurutse, bityo ubwo uzagaruka uzasanga twiteguye tuzibanire nawe. Fasha abari hirya no hino bafite ibibazo babere igisubizo, ubye n'abapfakazi n'abatagira kivurira, twese bose bakugireho umugisha. Mwuka wawe ijwi ryo kwinginga rye ryumvikane mu matwi y'abayobye inzira, bityo bakugarukire tukagira mu izina rya Yesu. Ngiye kwiga amagambo avuga ngo iki? Amagambo avuga ngo icyo Uwiteka agize gute? Agushakaho. Hari amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni amagambo nkunda guhora mvuga ibihe byose kuko yaramfashije kandi anajyanye n'iki cyigisho. Avuga ngo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 422, avuga ngo ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Ni
ni amagambo nakunze no kubabwira mu bihe twagiye tumarana, ngo ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi, iherezo rya byose riri hafi kugera, imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye guhitamo kwacu kwa none. Turiho mu bihe bigoye kandi bikomeye, kandi amahitamo tugira uyu munsi niyo azatuganisha ku bugingo cyangwa se ku rupfu. Ngo wizera Kristo, ngo Kristo wese akwiye kwibaza ngo mana yanjye urashaka ko nkora iki? Ngo umuntu wese wizera Kristo akwiye kwibaza ngo mana yanjye urashaka ko nkora iki? Niyo mpamvu uyu munsi ugiye kwigana amagambo avuga ngo icyo Uwiteka agushakaho, ngo dukwiye kuyoborwa n'umwuka w'ukuri, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ngo dukwiye kuyoborwa n'umwuka w'ukuri, ngo dukwiye gufata igihe cyo kwiyiriza ubusa kandi dusenga, ngo cyane cyane dutekereza ku rubanza isi igiye kuzacirwaho bidatinze. Ibyaduka bikomeye biratugose, turi mu gikingi Satani yishimira. Yararanguruye aravuga ngo nimuhunikire mwe barinzi bashyizweho n'Imana mwe, ngo dore umwanzi arabasatiriye, gahora arekereje ngo igihe mwacika intege cyangwa muhunyiza, kugira ngo abagwe gitumo abahindura umuhigo we. Ntabwo turageraho Satani atarasa imyambi, nyamara n'igihe tugeze mu biganza bya Yesu, mu gihe intambara ikomeye itararangira, Satani ahora arekereje, ahora ari maso, ngo igihe ducika intege, igihe icyo ari cyo cyose yabona aduciye urwaho, ngo adugwe gituma duhindura umuhigo. Niyo mpamvu dukwiye kuba maso. Tugiye kuganira ku bibazo bigera ku 10 umuntu wese akwiye kwibaza kugira ngo amenye neza niba abayeho uko Imana ibishaka, kugira ngo tumenye neza niba tubayeho nk'uko ubushake bw'Imana buri. Kuko nk'uko twabibonye muri aya magambo Ellen G. White yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye, ngo umuntu wese wizera Kristo akwiye kwibaza ati Mana yanjye urashaka ko nkora iki? Kandi igihe cyose tuzibaza iki kibazo, ntabwo Imana izigera irekera mu rungabangabo umuntu wese ushaka kumenya ukuri. Itekerezeho neza, mbese ndiho uko Imana ibishaka? Icyo nicyo kibazo cya mbere dukwiye kwibaza, ngo mbese ko ndiho uko Imana ibishaka? Akenshi hari agatabo nigeze gusoma kitwa ngo impamvu ndiho. Akenshi ndakunze kubivuga ngo buri munsi, nk'uko umwanditsi witwa Joyce Meyer yabivuze, ngo buri munsi ni umunsi mushya wo gutangiriraho. Ngo dukwiye kwibagirwa ibyaduciye intege ejo, maze tugaha Imana umwanya wo kudukorera ikintu gitangaje uyu munsi. Kandi ngo hari impamvu ebyiri Imana yemeye yuko wowe uramuka. Ntabwo ari uko hari icyo wakoze, ntabwo ari uko hari icyo watanze, ahubwo impamvu ebyiri z'ingenzi mu mpamvu nyinshi Imana yatumye wowe nanjye uyu munsi tuba tukiriho, ni impamvu n'ubundi nakunze kubabwira. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo ugire icyo umara, ni ukugira ngo ubeho ufite icyo umaze, icyo umariye, icyo wimariye, icyo umariye umuryango wawe, icyo umariye sosiyete muri rusange, icyo umariye itorero, icyo umariye leta. Tekereza niba ubayeho hari abantu ufite icyo umariye. Tekereza niba kubura kwawe hari icyo bishobora gutanga. Aho umukecuru ajya kumbwira ngo hari umugabo ngo wari uriho ariko nta kintu amaze mu muryango we. Umunsi yapfaga, ngo umugore we babonye atarira, baramubaza ngo kubera icyo utarira, kubera icyo utababaye? Arajya aravuga ngo yagiye, yapfuye kavuro gake. Akavuro ni akamaro. Mbese ntabwo turi bakavuro gake? Mbese ntituri bakamaro gakeya aho tugenda? Mbese ntituri bakamaro gakeya mu miryango yacu? Mbese ntituri bakamaro gakeya cyangwa se bakavuro gakeya aho dukorera? Mbese ntituri bakavuro gakeya mu itorero? Itekerezeho umenye niba hari icyo umaze, kuko uko turi kose amahirwe twahawe tutabyaje umusaruro tuzayabazwa ku munsi w'urubanza. Impamvu ya kabiri Imana yatumye uramuka ni ukugira ngo wihane. Abapfuye ntacyo bazi, ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bagize gute? Ntacyo bazi. Imana yemeye yuko uyu munsi wowe uba ukiriho kugira ngo wihane. Nyamara amahirwe y'umuswa nk'uko ndakunda kubibabwira amubyarira akaga. Ezekiya Imana yamuhaye igihe cyo kwihana, aho kugira ngo akibyaze umusaruro ahubwo asubira inyuma. Tekereza niba amahirwe Imana yaguhaye uyu munsi yo kugira ngo wihane urimo wikiranura n'Imana. Mbese amahirwe Imana yaguhaye uyu munsi yo kuramuka ari gutuma izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo ryandikwa, cyangwa urimo urapfusha ubusa igihe? Kandi nk'uko umuhinzi w'indirimbo yabivuze ngo upfusha igihe ubusa kandi ari ingenzi rwose. Ntabwo uzi neza icyejo hakuzigamiye. Nk'uko nkunda kubivuga, Mahatma Gandhi yaravuze ngo baho ntuzapfe ejo, kuko ntabwo uzi icyo ejo hakubikiye. Kandi nk'uko nkunda guhora mbivuga nanone mu gitabo cy'imigani igice cya 27 umurongo wa 1, haravuga ngo ntukiratanikiye iby'ejo kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana. Tekereza niba amahirwe Imana yaguhaye uyu munsi kugira ngo wihane urimo yabyaza umusaruro, cyangwa niba uri kwinangira umutima. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo mbese ndiho nk'uko Imana ibishaka, nacyo tukiboneye igisubizo. Wibaze niba
hari icyo umaze, cyangwa se niba ubasha kugerageza kwihana, kuko ngo uko ya minsi irushaho kudusatira uko turushaho kwegera Imana. Mu Baroma igice cyaho cya 3 hari amagambo Pawulo yandikiye Abaroma ababwira uko dukwiye kwifata muri ibi bihe biheruka by'amateka y'isi, atugira inama y'uko uko iminsi irushaho kudusatira niko dukwiye kurushaho gusenga. Avuga ngo mu gice cya 13, Abaroma igice cya 13 ku murongo wa 11 yatubwiye ibyerekeye kuba maso. Abaroma igice cyaho cya 13 umurongo wa 11 Pawulo yaranditse aravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo ko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Kubera yuko ngo iyo ari mu gihe cy'umwijima ibintu byose biba bisa n'abantu bose baba basa. Siko bimezera? Mu gihe cy'umwijima ibintu byose biba bisa n'abantu bose baba basa. Ubona igishyitsi ukakibonamo igisimba. Ariko iyo umucyo uje itandukaniro riragaragara. Haleluya. Iyo umucyo uje itandukaniro riragaragara. Uko bari abakobwa 10, 5 bari abanyabwenge na 5 bari abapfu, ariko mu gihe amatabaza yarazimye umukwe atinze, bose barasaga ni wari kumenya abanyabwenge. Ariko umukwe aje amatabaza yongeye gukongezwa, abo kuri baragaragaye. Rero ni mpamvu bavuze ngo ijoro rirakuze burenda gucya. Ijoro rirakuze burenda gucya. Tekereza icyo usinziranye, niba usinziranye amavuta ariyo mwuka wera, cyangwa se usinziranye ubusa. Yaravuze rero ngo nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagirira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Kuko hari umugani baravuze ngo ishyari ni ribi kurusha imva. Niyo mpamvu hano Pawulo yaravuze ngo tutagira ishyari. Ngo ishyari ni ribi kurusha imva. Tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishyari, ahubwo twambara umwami Yesu Kristo. Haleluya. Nitwambara Kristo tuzaba twambaye gukiranuka. Kandi nimuhe urwaye imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Kubera yuko imibiri yacu, kamere y'umuntu irarikira ibyo mwuka yanga, kandi mwuka yifuza ibyo kamere irarikira ibyo mwuka yanga, kandi mwuka akunda ibyo kamere igira gute? Yanga nayo. Hano rero baravuze ngo nimuhe imibiri yanyu urwaho ngo ikore ibyigize gute? Ibyo yishakiye. Ikibazo cya mbere cyavuga ngo mbese ndiho uko Imana ibishaka, kirarangiye. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo mbese iherezo ryanjye rizabirihe? Mbese iherezo ryanjye rizabirihe? Tekereza, mwenye rupfu ahora tubanguriye inkota. Uyu munsi nshobora gusinzira, uyu munsi imbabazi zishobora kurangira. Tekereza ngo mbese iherezo ryanjye uyu munsi ribaye uyu munsi, mbese umunsi wa nyuma ubaye uyu nguyu, iherezo ryanjye ryabirihe? Mbese izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, cyangwa se nazavugwa ngo mugende muva ahondi ntago mbazi? Tekereza neza, tekereza uko uyu munsi umeze, wisuzume, witekereze mu mutima wawe, utekereze uyu munsi ubaye ari uwa nyuma, mbese amateka yawe yaba yahe? Ejo ubwo hari umukecuru wari wasinziriye, twari twagiye gushyingura i Nyanza, batanze ubuhamya baravuga bati uyu mukecuru wari ufite imyaka 101 yarasinziriye, yasinziriye akasinziranye ibyiringiro, yarakibasha gusoma, kandi mu mbaraga nkeya yarakibasha gusoma ijambo ry'Imana, kandi agafata igitabo cy'indirimbo akaririmba. Baravuze bati mu by'ukuri ntabwo dutanga ijuru, nta nubwo tuzi iherezo ry'umuntu, Imana niyo ibirizi, ariko uyu mukecuru asinziranye ibyiringiro. Iyaba natwe uyu munsi twari twimitse Imana mu mitima yacu, iyaba twari twemeye umwuka w'Imana akayobora intekerezo zacu, tugatekereza iherezo ryabaho uyu munsi turamutse ubaye wa nyuma wacu. Umutima nama ntabwo urya ruswa. Uyu munsi wasengera umutima, Imana ikakwereka, ikakumvisha iherezo wagira riba uyu munsi ubaye uwa nyuma. Ariko nusanga hari ibidatunganye byo muri wowe, ugire umwete wo kubitunganya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ese koko nera imbuto zikwiye? Yesu yatanze igitekerezo, ese koko nera imbuto zikwiye? Hari umuvandimwe hano ukunda kuvuga ngo abantu benshi muri iki gihe b'abakristo ngo babaye isukari y'isi.
kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yaravuze ngo wowe umunyu w'isi kandi mube umucyo w'isi. Ariko ngo abantu babaye isukari, ngo umukristo w'isukari niba umukristo wemera kubaho ubuzima bwose abantu bishimira ngo kugira ngo abanezeze. Abandi barahindukiye baba urusenda, basharirira ndetse babera intaza bagenzi babo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mube umucyo w'isi, ngo kuko umuntu ntago yacana itara ngo aritwikirize intonga ngo ahubwo arishyira mu gitereko cyaryo rikamurikira abatuye isi bose. Mbese ndi umurandasi w'impumyi? Kuko undi mwanditsi ukomeye yavuze amagambo nkunda kubwira abana ngo niba ku bijyanye n'imbuto twera, ngo niba amaboko yawe atabasha kuramira abanyantege nkeya, niba ibyo kurya byawe bitabasha guhaza abashonje, niba imyambaro yawe itabasha kwambika abambaye ubusa, niba ubwenge bwawe butabasha guhugura abanyabwenge bukeya, niba amavi yawe atabasha gupfukama ngo asabire abababaye, ngo uri umwe mu bihombo isi ifite. Mbese koko wera imbuto zikwiye? Mbese ko Yesu yavuze ngo mubere abantu umunyu. Impamvu Yesu yaduhitiyemo kubera abantu umunyu ni uko umunyu uvura ibintu kubiha, kandi nanone buriya umunyu uvura ibintu kubora, ubuza ibintu kubora. Abantu ba kera bajyaga baranzika inyama, murabizi ko bazisigagaho umunyu kugira ngo zitabasha kugira kutabora, cyangwa se n'amafi hari uburyo bayasigaho umunyu bikayarinda kubora. Umunyu rero uryoshya ibiryo, kandi umunyu urinda ibintu kubora. Yesu yaravuze ngo mbese umunyu nukayuka hari icyo uba ukimaze? Ngo ntacyo uretse kujugunywa hasi ugakandagirwa. Tekereza niba wera imbuto zikwiriye abihari, niba nk'uko nabivuze amaboko yawe abasha kuramira, imbaraga zawe zibasha kuramira abanyantege nkeya, niba amavi yawe abasha gupfukama agasabira abababaye, niba urukundo rwawe ubasha kuruharira ba bandi badafite igikundiro cyangwa se badafite kivurira. Kuko Yesu yatanze igitekerezo cy'umutini wavumwe, ngo uwo mutini wagaragaraga nk'uriho imbuto, ngo nuko Yesu arawusanga ashaka gusoromaho imbuto, ngo arazibura bityo arawuvuma, kandi uwo mutini warumye. Ariko Yesu nanone yatanze ikindi gitekerezo cy'undi mutini wagize amahirwe, uruzabibu, ngo yatanze igitekerezo cy'uruzabibu ngo rwagiye, ngo shebuja yatumye abagaragu be ngo bajye gusarura muri urwo ruzabibu, ngo basanga nta mbuto zirurimo, ngo aravuga ngo uyu mutini muwuce, ngo urashobora ni iki gitumye ukomeza kunonoriza iki imbuto, nako ngo ni iki gitumye ushobora kuguma kunonoriza icy'ubutaka, ngo muwuce. Abahinzi baravuze ngo data twongerera amahirwe, tuwuvomerere, tuwuhire, icyakora cyo ngo uyu ni umwaka wa 3, ngo nyuma yaho ngo niwutera ngo uzawuce. Nuko natwe Kristo ahora dusabiye kugira ngo byibura twongere duhabwe andi mahirwe, kugira ngo arebe ko twakwihana. Ariko umwuka w'Imana azahora aruhanya n'abantu, kuko ari abantu b'umubiri. Nitugomba kunanira umwuka w'Imana, ntago imbabazi z'Imana zizahora iteka ryose. Twisuzume niba twera imbuto. Mbese umuntu tubona turimo tubwiriza, mbese umuntu tubona dufashe biriya tugiye gusenga, atwegereye yadusoromaho imbuto ko nk'iza tubonaho? Impamvu abantu benshi badahinduka ku bwacu ni uko tutera imbuto zikwiye. Iyo tuba twareze imbuto zikwiriye, iyo Abadiventisti twarakoze nk'uko bikwiye, Kristo aba yaramaze no kugaruka. Ariko nk'uko Mukristo ari mu rugendo, hari umuntu ntibuka yabonye ngo umubona ari kure, ngo yari umuntu w'igikundiro, ngo ariko arushagaho kumwegera, ngo ubwiza bwe bwagendaga bumuvaho. Natwe utubonye turi mu makositimu tubwiriza, abenshi utubonye tubwiriza, abandi ukatubona tugenda, abandi ukatubona dufite amabiri, ushobora kubona turi abantu beza, ariko akenshi iyo utwegereye ushaka kudusoromaho imbuto urazibura. Nyamara dukwiye guhindukira bityo andi mahirwe duhawe uyu munsi tukayabyaza umusaruro. Aya mahirwe yo kongera kwiga amagambo ngo icyo Uwiteka dushakaho, tukumva icyo Uwiteka dushakaho, kandi tukirinda kuninira ijwi ry'umutima. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ese nzabasha guhagarara imbere y'imanza nkiranuka? Martin Luther yaravuze ngo iyo nirebyeho nk'umunyabyaha, mbona nta buryo na buke nshobora kubona ubugingo, ariko iyo mpanze amaso kuri Kristo, mbona nta buryo na buke nshobora kurimbuka. Haleluya! Iyo twirebyeho nk'abanyabyaha, ubunyacyaha bwacu tubona turabugucirwaho iteka. Mureke duhange amaso Kristo. Ese nzabasha guhagarara imbere y'intebe y'imanza nkiranuka? Nitwemera igitambo cya Yesu Kristo, tugapfukama ku birenge bye, tukatura ibyaha byacu tubikuye ku mutima, azatubabarira kandi azadutsindishiriza. Uwo mu Kristo azabaza ngo, ntabwo Kristo azabaza ngo ninde wacumuye, ahubwo azabaza ngo ninde utarababariwe. Abanze kwakira imbabazi z'Imana
nibo bazabarwaho ibyaha byabo kandi bakazatsindwa n'urubanza. Ariko nitwemera tugaca bugufi tukajya imbere y'Imana, ibikomere twakomerekeje abantu tukabyomora, abo twahemukiye tukabasaba imbabazi, tuzabasha guhagarara dukiranuka, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ikibazo gikurikiyeho kiravuga ngo mbese ibyanjye nibishyirwa ku munzani nzasangwa nshyitse? Mbese ibyanjye nibishyirwa ku munzani nzasangwa nshyitse? Hari umuhimbyi waririmbye indirimbo aravuga ngo ubwo imanza zizacibwa abantu bose bagashyirwa ku munzani, ngo mbese tuzasangwa turi zahabu yatunganijwe, ngo cyangwa tuzasangwa tumeze nk'inkamba. Ngo naratuwe mu gipimo ndasangwa ndashyitse, ngo naratuwe n'ijambo rye nsanga ndashyitse. Mbese ko uwo muhimbyi yavuze ko yapimwe ku munzani agasanga adashyitse? Mbese ubwo Nebukadinezari, ngo Yesu ubwo Imana yashyiraga ku munzani Nebukadinezari akurikije nuko yiyumvaga, ngo yasanze ari ubusa. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ngo Uwiteka yaturebye ngo naturi nk'ubuzikira, ngo kandi ngo tumeze nk'umukungugu ufashe ku munzani. Mbese Kristo mwakwemera akatuzura kandi akadushyitsa? Mu ntambara ikomeye hari amagambo avuga ngo muri ubu bugingo niho dukwiye kwifatanya, ngo niho dukwiye kwitandukanya n'icyaha binyuze mu kwizera amaraso ya Kristo ahongerera icyaha. Ngo muri ubu bugingo niho dukwiye kwitandukanya n'ibyaha tunyuze mu maraso ya Kristo ahongerera ibyaha. Umukiza wacu aturarikira guhuza intege nke zacu tukazihuza n'imbaraga ze. Haleluya! Ngadusaba gufata ubunyantege nke bwacu tukabuhuza n'imbaraga ze, natwe tukaba abanyabyaha. Adusaba gufata imibereho yacu yuzuye ubuhanya, ngo tukayihuza n'imibereho izira inenge, natwe tukaba abaziranenge. Nicyo Kristo adusaba. Nitwihuza nawe, nitwomatana nawe, natwe tuzaba abanyembaraga, kandi azadushyira ku munzani. Niba twaremeye kuba ibikoresho bye, tuzasanga dushyitse. Ariko niba tutaremeye kuba ibikoresho bye, tuzasanga tudashyitse. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo mbese abambonera kure bambona nk'uko abazi njye wa nyawe bambona? Ibyaha binini babwiraga byo kwera imbuto. Mbese abambonera kure bambona nk'abazi njyewe wa nyawe? Mbese abakubona, abo mubana mu rugo iwawe babasha kugutangira ubuhamya? Mbese abo muririmbana muri korari babasha kugutangira ubuhamya? Mbese abo mukorana mu kazi kawe ka buri munsi babasha kugutangira ubuhamya? Mbese abo mwigana babasha kugutangira ubuhamya? Cyangwa ugaragarira abantu inyuma nk'aho uri umukiranutsi, ariko imbere wuzuye ibyaha byananiwe byanze kwihanwa? Yesu yatanze ikigereranyo agereranya Abayuda n'imva, ngo inyuma zabaga zisigirijwe zisa neza, ariko imbere zuzuye imibiri y'abantu, ibisigazwa by'imibiri y'abantu bapfuye kandi bifite impumuro mbi. Iyaba twari twemeye Kristo akaduhindura, iyaba Kristo twari twemeye tukabana nawe, twaba nk'uko Kristo adushakaho. Nk'uko twabibonye muri indirimbo twatangije ngo numwitegereza uzaba nkawe, ngo bose bazamenya ko ugeze gute, umeze nkawe. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo mbese mbayeho ubuzima busa n'ubwo nahamagariwe cyangwa se narahiriye? Mbese ubuzima mbayeho burasa n'ubwo narahiriye? Hari igitabo nahoze nsoma mu kanya cyitwa iby'Abadivantisite umunsi wa karindwi bizera. Mbese ibyo twarahiriye, ibyo twahamagariwe, tubayeho nk'uko Imana yaduhamagaye, cyangwa tubayeho amaharakubiri? Dusa n'abera ariko ntago twera, nk'uko Pawulo yabivuze mu rwa kabiri rwa Timoteyo. Umenye yuko igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere ngo iminsi y'imperuka hazaza ibirushya, kuko abantu bazaba bikunda. Ariko avuga iby'abantu bo mu minsi y'imperuka, aravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Ariko aravuze ngo ameze batyo ujye batera umugongo. Isuzume niba uburiwe nk'Umudivantiste umunsi wa karindwi koko ari kubayeho. Mbese mbayeho imibereho isa n'iyo nahamagariwe? Mbese ko turimo tugenda dushyirwa ku minzane dukurikije ibyo twizera? Mbese tuzabasha guhagarara imbere y'ibyo twemeye, tubihagararire tubishikameho? Mbese tuzahagarara imbere y'Isabato tuvuge ngo ibi ngibi twakwemera tukabihomba ariko ntitwice Isabato? Mbese hari ibyo tuzemera kwigomwa kubera yuko ari byo twemeye, kandi umuntu udakurikiza ibyo yemeye bizamujyana mu rubanza? Yesu yaravuze ngo utinya kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye sizamuhamiriza imbere ya Data. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo mbese izina ry'Imana ntiritukwa mu bapagani ku bwanjye? Mbese izina ry'Imana ntabwo ritukwa mu bapagani ku bwanjye? Izina ry'Imana rishobora gutukwa mu bapagani ku bwawe bitewe n'iyi mpamvu. Hari igihe twera imbuto mbi, bityo abantu bakadutangaho ingero mbi kandi turi abakristo, bakavuga bati aha si babadivese, nimureba ati buriya kugira ngo mbeho nk'akanaka witwa ko asenga ariko ibyo avuga atari byo akora,
nakwemera nka umupagani rwimye. Mbese izina ry'Imana ntirituka mu bapagani kubera wowe, ariko hari amahirwe. Garukira Uwiteka. Ibyo twashenye twongere tubyubake, abo twakomerekeje twomore inguma z'imitima yawe. Niba izina ry'Imana ryatuke mu bapagani kubera wowe, gira umwete wihane, kuko Uwiteka aravuga ngo mu Byahishuwe igice cyaho cya 3:21 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo mbese kubaho kwanjye gufitiye umumaro abanzengurutse. Mbese kubaho kwanjye gufitiye umumaro abanzengurutse. Twabibonye ku bijyanye no kwera imbuto. Nababwiye ngo niba amaboko yawe, imbaraga zawe zitabasha kuramira abanyantege nkeya, niba ubutunzi bwawe butabasha guhaza abashonje, niba imyambaro yawe itabasha kwambika abambaye ubusa, niba amavi yawe utabasha kuyapfukamisha ngo usabire abadafite gisabira, usabire abakene, usabire imfubyi n'abapfakazi, niba ibyo utunze byose bitabasha guhaza abakene, niba ibyo kurya byawe bitabasha guhaza abashonje, uri umwe mu bihombo isi ifite. Ariko ikinyuranye n'ibyo ngibyo, niba amaboko yawe abasha kuramira abanyantege nkeya, niba ubwenge wirata bubasha guhugura abanyabwenge bukeya, niba umucyo wawe ubasha kumurikira abari mu mwijima, niba imyambaro yawe ishobora kwambika byibura n'umwe mu bambaye ubusa, niba ibyo kurya byawe uko bingana kose byibura bibasha guhaza n'umwe mu bashonje, uri umwe mu bisubizo isi ifite. Imana ikuha umugisha. Haleluya. Mbese kubaho kwanjye gufitiye umumaro abanzengurutse. Ikibazo cya 10 ari nacyo cya nyuma, ngo mbese ndi igisonga cyiza. Hari inkingi enye z'ubusonga. Hari igihe, impagarike cyangwa ubuzima bwawe, hari ubutunzi ndetse n'impano zawe. Mbese uri igisonga cyiza. Mbese Kristo ubwo azavuga ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike, egurirwa igire mu munezero wa shobuja, cyangwa ugenda uko bishaka uzabwirwa amagambo akomeye kandi ababaje ari muri Matayo igice cya 24 ku murongo waho guhera ku murongo wa 45 havugwa iby'umugani w'abagaragu babiri. Mbese ukiranuka mu gihe nk'uko bikwiye, cyangwa upfusha igihe cyawe ubusa? Ku nkingi enye z'ubusonga mureke twisuzume turebe niba dukiranuka nk'uko bikwiye. Mbese igihe cyanjye gikoresha neza nk'uko bikwiye? Mbese ntabwo urubyiruko rwinshi n'abandi benshi, ejo hari umuntu wari umugaragaza agafoto agaragaza ngo iyo abagore babiri bahuye, uretse ko atari nabo nyine ari urugero yari arimo atanga, ngo barahura bakikorera ibyo bikoreye, inyoni zikaza zikarika bagihagaze bakivugana, zikatereramo amagi zikayaturaga bagihagaze bakigira gute, bakivuga. Mbese ibyo muvuga Imana irabyemera? Mbese usoza inshingano zawe nk'uko bikwiye ku bijyanye n'igihe? Kuko igihe n'Imana ikomeye abantu benshi bazabazwa. Mbese ntabwo mfata igihe ndimo mvuga ibintu bidafite ikintu bimaze? Mbese ntabwo mfata igihe ndimo ndeba ibintu bidafite ikintu bimaze? Mbese ntabwo mfata igihe ndimo soma ibintu bidafite ikintu bimaze? Kandi menye yuko ijambo ryose n'igihe cyose cyapfushijwe ubusa, umuntu azakibazwa ku munsi w'urubanza. Impagarike cyangwa se ubuzima cyangwa se ubugingo bwanjye, mbese umubiri wanjye mufata neza nk'uko Imana ibishaka? Cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka. Mbese ntabwo mbasha kwangiza umubiri wanjye nifashishije ibyo nkushyiramo Imana idashaka? Mbese ntabwo mbasha kwangiza umubiri wanjye bitewe n'imyambaro idakwiye nambara? Mbese ntabwo mbasha kwangiza umubiri wanjye bitewe n'ibyo nkusiga bidakwiye? Buri wese niyisuzume yitekerezeho, umutimanama ntabwo urya ruswa. Cya 3 ni ubutunzi. Mbese ubutunzi bwanjye basha kubukiranukamo nk'uko bikwiye? Mbese ubutunzi bwanjye bufitiye akamaro bukagirira n'akamaro abandi? Ndibuka igihe kimwe hari umuntu wampaye isomo rikomeye ry'ubuzima. Twari tugiye ahantu narabibabwiye, twari tugiye i Huye, hari ibintu turimo ku bijyanye no kwiga. Aratubwira ati ibi bintu ntabwo biri gukorerwa aha, ahubwo birakorerwa i Kigali ku cyicaro gikuru cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Naramubwiye nti ngewe nta mafaranga mfite, twari duhuye gutyo ntiyaranze nanjye sinari muzi. Arambwira ati reka tugende, amafaranga agenda ayafite, dukora ibyo dukora byose, nuyabona uzayansubiza. Ndamubaza nti se kubera iki wifuje kungirira iki cyizere kandi utazi niba nzanayaguha? Yarambwiye ati ntabwo Imana yampaye ubutunzi ngo wowe ari jyewe bugirire akamaro gusa, ahubwo Imana yampaye ubutunzi kugira ngo bugirire n'akamaro abandi. Haleluya. Mbese ubutunzi bwawe urabwikubira gusa cyangwa ubutunzi bwawe bukugirira akamaro? Kugira ngo mbibutse igitekerezo
muzehe Izayi yageze kutubwira kandi cyabayeho cy'umugabo wabayeho ukomeye cyane witwa Alexandre Mukuru. Alexandre Mukuru ubwo yaragiye gupfa ngo yabwiye abantu kugira ngo yumvishikanishe yuko ubutunzi bw'isi no gukomera nta kintu bivuze, ngo umunsi nzapfa ngo abaganga bakomeye cyane bazaba ari bo batwara isanduku yanjye, kugira ngo abantu bose babone yuko imbere y'urupfu n'abaganga nta kintu bashobora gukora. Ibyo bintu murabyibuka yewe? Yaravuze ngo bazasohore amaboko yanjye mu isanduku agenda arereta cyangwa se arereta, kugira ngo abantu babone yuko ya maboko akomeye yatitije isi imbere y'urupfu nta kintu avuze. Ngo kandi muzafate zahabu nyinshi n'ubutunzi bwinshi bunyangize mu nzira aho nzaca, kugira ngo abantu babone yuko ubutunzi bw'isi nta kintu imbere y'urupfu bugize gute buvuze. Ngo kandi muzabikore nk'uko mbibabwiye, kugira ngo abantu bose bamenye yuko hejuru ya byose hari Imana. Mbese ubutunzi bwacu tubukiranukamo nk'uko bikwiye, cyangwa twikubira ubutunzi nk'aho ubutunzi aribwo buzaduha pasiporo izatugeza mu ijuru? Mbese dukiranuka mu gutanga icya 10 n'amaturo nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka? Nahanjye nawe kugira ngo wisuzume nongere bisubiremo, umutima namwe ntabwo urya ruswa. Cyanyuma ni impano. Mbese impano zacu tuzikoresha nk'uko bikwiye? Mbese Imana yaduha kenshi n'izitera ubwibone, kubera yuko Satani yavuze yuko bimwe muri mo bituma agera ku ntego, ngo ni uguteza abantu irari ry'amaso n'irari ry'umubiri, ngo ndetse akanabateza ubwibone. Hari ababwiriza bumva yuko bakomeye, hari abaririmbyi bumva yuko bakomeye, batabaye muri korari ubuzima butakomeza. Ndirimba neza, ntaririmbye ibintu byapfa, ariko menye yuko icyavanye Satani mu ijuru ari ubwibone. Imana yaduhaye dukwiye kuzikiranukamo nk'uko bikwiye, kandi zikabera abandi umugisha, natwe zikatubera umugisha kugira ngo zitubere umuvumo. Nyuma yo gusuzuma bino bibazo, wisuzume nawe umenye uruhande uherereyemo. Igitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 135 hari amasezerano Imana yadusezeraniye. Tumaze kubona icyo Imana ishaka ko dukora, icyo Uwiteka dushakaho, ndetse n'uruhande ashaka ko duhagararamo. Hano mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 135 hari amagambo akomeye cyane banditse, baravuga ngo iki ni cyo gihe ubwacu dukwiye kwimenyereza kugenzura amasezerano y'Imana. Abamarayika birabandika isengesho ryose risenga mu mwete kandi ritaryarya. Iyaba uyu munsi twari tubaye maso tugasenga. Baranditse baravuga ngo abasore niba bazishora mu byaha, nibaramuka banze kujyaho batazabonera imigisha y'Imana. Nituramuka tubonye ahantu tugiye kujya nta migisha y'Imana tuzabonera tukanga kuhajya, ntabwo tuzishora mu byaha. Tekereza aho ugiye kujya. Mbese ahantu ngiye kujya hari mu bushake bw'Imana? Mu minsi ishize nahoze ntongana n'abana b'Abadivantiste ku ishuri, hari habaye ibirori by'ibijyanye n'imideri, ngo byo kwerekana imideri byo bita fashion. Nababajwe cyane no kubona abana b'Abadivantiste b'abaririmbyi b'abajiya bambaye imyenda bayihindurije. Abandi bari bambaye basaga n'abambaye ubusa, abandi bari bakenyeye amaswimi, ngo bari mu bintu ngo byo kwerekana imideri. Ako ntabwo nihanganye. Bukeye bwaho narabashatse bose uko ari 4 ndabicaza ndabaganiriza. Musoni Flavien wabwirije ikibwiriza mu minsi yashize cyavugaga ngo gushikuza amenyo, gushikuza intare mu menyo, gushikuza intama mu menyo y'intare. Yaravuze ngo mbese urubyiruko rwacu, mbese abizera bacu bameze nk'abari mu menyo ya rubamba, n'ibandi bazagira uruhare mu kugira ngo babakure babarure mu kaga barimo gaheruka ko muri iyi minsi. Twaganira ibintu byinshi, mbagira inama, ndababwira nti abakristo bakwiye kubaho, dukwiye kubaho nk'abakristo, ntabwo dukwiye kubaho nk'abisi. Rero hano baravuze ngo abasore niba zishora mu byaha, nibaramuka banze kujyaho batazabonera imigisha y'Imana. Imana ijya iduha gutekereza aho tugiye kujya, dutekereze niba hantu dushobora kuhabonera imigisha, dushaka tutazayihabonera tubyihorere kuhajya. Yaranditse aravuga nanone hasi ku magambo asoza, yaravuze ngo iyaba intumwa zijyanye ubutumwa bwiza zajyaga zisenga zidafite ingingimira zisaba imigisha nka Yakobo, ngaho bajya hose bavuga ngo nabonye Imana mu maso sinapfa. Haleluya! Iyaba twajyaga dusenga tudafite ingingimira dusaba umugisha nka Yakobo, ngaho twajya hose twavuga ngo nabonye Imana mu maso sinagira gute sinapfa. Twabona ibitangaza by'Imana. Ngo tubigenze gutyo twabarizwa mu bikomangoma by'ijuru, uko twagize umwete wo kugundira Imana no gutsinda abantu ziragemanira gucyubahiro. Muri Zaburi ya 50 bavuze amagambo akomeye cyane arimo inama. Zaburi ya 50 igice cyaho cya 15 bavuze amagambo akomeye ngo kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no kuyibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhize icyo uvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ukifatanya n'umusambanyi.
ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukari mu buriganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana bigushyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereze iki, kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubangiza. Twiga amagambo avuga ngo icyo Uwiteka dushakaho. Tubonye ibintu byinshi, tubonye ko twambaza Uwiteka ku munsi w'amakono ko ibyago azadukiza. Ariko tubona n'ibyago bizagwira abanyabyaha, ndetse na zimwe mu ngeso zatugwiririye kandi zigiye kutujyana mu irimbukiro. Ariko ngo mwabibagirwa Imana mwe mutekereze kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza. Haleluya. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza kandi utunganya ingingo ze, nzamwereka agakiza k'Imana. Haleluya. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza kandi utunganya ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana. Yaba twari twemeye gutunganya ingeso zacu. Muri Zaburi 119 umurongo wa 9, niba nibeshye, niho Uwiteka abajije Dawidi aramubaza ngo mbese umusorozi zizira yate? Aramusubiza ngo azahesha kwitondera nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka. Yaba twari twemeye tukagenda nk'uko Imana ibishaka. Yaba twari tubayeho nk'uko ubushake bw'Imana buri, tukagira ibyiringiro byo kuzabona ubugingo. Abaroma igice cyaho cya mbere umurongo wa 21 hari inama Pawulo yatanze, avuga amagambo akomeye. Mu Baroma igice cyaho cya mbere umurongo wa 21 aravuga amagambo akomeye atya ati: kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Nyamara ntago dukwiye kwinangira imitima cyangwa ngo twe kubahiriza Imana nk'ubwo ibishaka, ahubwo dukwiye guhinduka rwose. Abaroma igice cya kabiri ku murongo wa 17 niho havuze ibijyanye n'ibyerekeye no kuvuga ngo umuyuda nyakuri uwo ari we. Amagambo avuga ngo icyo Uwiteka gushakaho. Uwiteka arashaka ko tuba abayuda nyakuri. Uwiteka arashaka ko tuba abadivantiste nyakuri, tukabaho imibereho imeze ihuye n'ibyo twizera nk'abategereje kugaruka kwa Kristo. Yaravuze ngo ubwo wiyita umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana, ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishwe iby'amategeko, ukazirikana yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge bibonerwa muri yo. Hano bavuze ibyacu twebwe nk'abadivantiste. Twebwe turi abahamya b'amategeko, dukurikiza amategeko y'Imana hatavuyemo itegeko na rimwe, hatavuyemo itegeko rya 4 ry'isabato nk'uko riri mu Kuva igice cyaho cya 8 umurongo wa 20 kugeza wa 11, cyangwa muri Ezekiyeli cya 20 umurongo wa 20. Tugakurikiza Bibiliya nk'uko iri, tutavanyemo ikintu na kimwe, tutanongeyemo na kimwe. Turi icyitegererezo. Ngo mbese bigisha abandi ntiwiyigisha? Mbese uhana abandi kwiba nawe ukiba? Icyo gicyo cyo Satani ashaka ko dufata impu zombi, ariko Kristo aratugira inama. Mbese ko wigisha abandi ntiwiyigishe? Ko hana abandi kwiba nawe ukiba? Kuvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana? Kwanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero? Baraducira abantu ko bica itegeko rya 2 ryo kuvuga ngo ntukireme igishushanyo kibajwe cyangwa igisa nacyo, ariko natwe tukagira gute? Natwe tukanduza urusengero, kandi insengero imibiri yacu ni insengero z'umwuka. Ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumura? Mbese kuvuga ko tuvuga amategeko tukagayisha Imana kuyacumura bizaturokora? Muri Ezekiyeli baravuze ngo umuntu w'umukiranutsi naramuka yirase kari umukiranutsi ariko akica amategeko, ntago gukiranuka kwe kuzamurokora. Ariko umunyabyaha nanone uhindukira agakora ibyo Imana ishaka, ntago ibyaha yakoze bizamurimbuza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Baravuze ngo izina ry'Imana ko wirata amategeko nawe ukagayisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukomoka pagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Ni koko dusimbutse tukajya ku murongo wa 29 baravuze ngo ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima nuko nuko umwuka kutari uko umubiri, niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Haleluya. Umuntu wahindutse mu mutima ntashimwa n'abantu gusa, ahubwo ashimwa n'iki? N'Imana. Uko ijambo ry'Imana rivuga kuri Yesu ubwo yabyirukaga, ngo yabyirutse ashimwa n'Imana n'iki? N'abantu, kandi akomeza kubwiza iki? Abwiza ubwenge. Ashimwaga n'abantu kuko yakoraga ibigaragarira amaso bishimwa, kandi yashimwaga n'Imana kuko yari afite umutima utunganye rwose.
Muri Mika igice cya 6 umurongo wa 18 hari isomo twasomye rivuga iby'Imana ishaka ku bantu bayo, icyo Uwiteka adushakaho. Muri Mika igice cya 6 umurongo waho wa 10, umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 8. Mika igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza wa 8, iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryanjye. Mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana na Isirayeli. Uyu munsi Uwiteka afitanye urubanza nawe, kandi azaburana na Isirayeli. Yewe bwoko bwanjye, nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki? Icyo Uwiteka yakugize ni iki? Icyo yakuruhijeho ni iki? Icyo Uwiteka atadukoreye ni iki? Mu gihe abandi babuze ibyiringiro, twe dufite ibyiringiro. Yaduhaye ibyiringiro by'agakiza, kandi azaduha ubugingo bw'iteka ryose. Yewe bwoko bwanjye, nakugize iki? Nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki? Ukimpamye. Nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Hano Uwiteka yadukuye mu gihugu cya Egiputa, yadukuye mu gihugu cy'umwijima. Nahoze nganira n'uwo muvandimwe wambwiraga iby'uburyo dukwiye kutavuga ngo cyazaduha ngo tuzapfe nk'abakiranutsi, ahubwo icyaduha ngo tuzapfe turi abakiranutsi. Mubwira nti iyaba twari twemereye Uwiteka akagenga imibereho yacu. Ariko hano hari amagambo ajyaniranye n'ibi ngibi avuga ngo ukuboko kwe niko kwari kwarirukanye abapagani imbere y'uwo muzabibu. Uwiteka yatujyanije n'umuzabibu we, ngo yari yarawuteye ku musozi urumbuka cyane. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 19 yari yarawuteye ku musozi urumbuka cyane. Uburinzi bwe bwo kuwitaho bwari bwarawereye uruzitiro rukomeye. Umuvandimwe nahoze mubwira nti, urebye ubuzima abantu babayeho badasenga babayeho, urebye ubuzima abantu badasenga babayeho, aho umuntu ashobora gukorera umushahara w'amafaranga menshi, ariko akayanywera mu ijoro rimwe akaraba yamaze, akayanywera kandi azi neza ko inzoga zitera indwara, akayajyana mu busambanyi, umugisha yari afite ukamubera umuvumo. Mbese hari ikintu wabona witura kuba Imana yaraguhaye kubaho imibereho nk'iy'umukristo? Kutirirwa wicaye ku muhanda usabiriza, ko utasazwe n'ibiyobyabwenge kugira ngo bikaguhindura umusazi, ukaba ubasha kwambara. Ngo Rudahigwa yaravuze ngo niyo nawe umukene, ariko nawe umukene ni umudivantiste. Haleluya. Bisaba tukambara, ugahanagura agakweto kawe, niyo waba ari umwenda umwe wawe ukawumesa, ukajya gusenga ukeye, ufite mu maso hishimye. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu gihe isi iri kwadukaho n'indwara zabaye akarande nk'umuvuduko w'amaraso n'amakanseri, mu itsinda ritoya ry'abadivantiste nibo bantu barangwamo n'ibyo byago bikeya, kubera icyiciro mbonera cyo kwirinda cy'ubuzima mbonera. Mbese icyo ngicyo twabona icyo twabigura Imana? Mbese icyo Uwiteka atadukoreye ni iki? Hano yaravuze rero ngo uburinzi bwo kwitaho bwari bwarawereye uruzitiro rukomeye, ngo yari yaratumye abagaragu be kuwukorera. Yaratatse ikintu nari nkwiriye gukora uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Nubwo igihe yari yizeye ko ruzera inzabibu, yasanze rwareze imbuto mbi. Ubu ubwe yaje mu ruzabibu rwe afite ibyiringiro bisabwe n'icyifuzo cy'uko rwazera imbuto. Uwiteka ahora adushakaho ibyo yadukoreye byose no kugira ngo twere imbuto, kugira ngo arebe ko twagira amahirwe yo gukira kurimbuka. Yahingiye uruzabibu rwe, yararukaragiye kandi ararusigasira, nigeze acogora mu muhati wo gukiza uruzabibu rwe. Ibyo byose yabikoze adukiza kurimbuka. Uwiteka ibyo yagukoreye byose yabikoreye agira ngo azagukize kurimbuka kugiye kuza. Yabaye amahirwe yari abaye yacu. Bize kwigana ikibwiriza cyavugaga ngo guhombera mu mahirwe. Hano rero baravuze ngo icyo nakuruhijeho ni iki? Ukimpamye. Yewe mwa bwoko bwanjye mwe, noneho nimwibuke icyo Baraki umwami w'Imowabu yagambiriye, icyo Balamu mwene Bewori yamusubije. Mwibuke uhereye i Shitimu ukageza i Gilugali, kugira ngo umenye ibyo gukiranuka k'Uwiteka yakoze. Mwibuke ko igihe Baraki na Balamu bashaka kuva mu bwoko bw'Imana, babonye yuko nta wavuma uw'Imana itavuma. Mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki? Uyu mugaragu w'Imana Mika yavuze amagambo natwe dukwiye kuvuga. Mbese ko tubonye ko Uwiteka yadukoreye byinshi, mbese ko tubonye ibyo Uwiteka dushaka, mbese nditwara ku Uwiteka nte? Yaba buri wese yari yibajije ikibazo, uko twabibonye ngo umuntu wese wizera Kristo akwiye kwibaza ngo Mana, njye ushaka nkora iki?
ngo nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka? Niko yibajije. Ariko Uwiteka yaravuze ngo ibitambo byoswa ngo n'ibindi byose ntabwo ari ibyo Uwiteka arya ashaka, agashaka imitima yacu. Kuko yaravuze ngo inka z'ibirarashyamba ngo n'imigezi byose ngo ni ibyanjye, ngo niyo nasonza ntabwo nabafunguza. Ahubwo icyo Uwiteka ashaka ni umutima wawe. Ngaho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta yerayo inzovu. Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihongera ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Umurongo wa 8 Uwiteka yaricyo yavuze anagihagarariye iki kibwiriza cyose, aravuga ngo yewe mwana w'umuntu, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya! Icyo Uwiteka dushakaho ni ugukunda gukiranuka no gukunda kubabarira, no gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe ugira gute wicisha bugufi. Uko Kristo kugira ngo acungure umunyabyaha yakoze igitandukanye n'icyo Satani yari yarakoze. Mu gihe Satani yishyize hejuru, Yesu we yishyize yicishije bugufi kugira ngo abashe gucungura umunyabyaha. Icyo Uwiteka dushakaho turakibonye, ngo Imana irashaka abagabo nyabagabo batagurwa cyangwa bagurishwe. Kandi mu gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka bavuze yuko ikimenyetso cy'Imana kiri gushyirwa ku bantu bayo kizashyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore bakunda iby'isi. Ntabwo ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore bakunda kwishyira hejuru. Ntabwo ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore banze kwakira imbabazi z'Imana. Iyaba uyu munsi wari wakira imbabazi z'Imana, iyaba uyu munsi twari twemeyeho tukabaho nk'uko Imana ibishaka, iyaba uyu munsi twari twemeye tukagendera mu nzira zayo nk'uko ibishaka. Kubera yuko igihe kiri bugufiya Yesu akagaruka. Hari agatekerezo nakundaga kubabwira k'umukobwa witwa Mariya, ngo wari umukristokazi ukiranuka washimwaga n'abantu. Ariko umunsi umwe ngo yararyamye, yararwaye, arembye cyane, ngarota ari ku irembo ry'ijuru, ngo bityo marayika ngo yararimo arambura igitabo kugira ngo abantu abarebe ko amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo binjire. Ngo nuko ararambura, arangije yubura mu maso, ngo ababaye aravuga ngo umukobwa, ntabwo izina ryawe ribonetse muri iki gitabo, mbese niki kizatuma amazina yacu ataboneka mu gitabo cy'ubugingo? Arangije aravuga ati ongera urebe, ntibishoboka, niki nawe narakoze cyatuma ntinjira mu bugingo bw'iteka ryose? Arangije aramubwira ngo umukobwa, ntabwo uzize ibyo wakoze, ahubwo uzize ibyo utakoze. Uze yuko wanze kwakira agakiza k'Imana gakomeye, uze yuko wakeresheje igitambo cya Kristo ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yawe uyu munsi twari twemeye tukajya ku biganza, twari twemeye tugapfukama ku biganza bya Yesu. Yawe uyu munsi twari dukuye inzitizi mu biganza imbere yacu. Yawe uyu munsi twari tugize umwete wo kweza. Yawe uyu munsi umwuka w'Imana yaragendera imitima yacu, iki byo twagize inzitizi, ibyo twibwira byose bigakurwa mu nzira. Bityo uzi ko yahemutse agasanga uwo yahemukiye akamusaba imbabazi, uzi ko yibye akagarura ibyo yibye, uzi ko hari